wanjye afite umugambi wo kunyica koko. Gusa ibintu bibaho koko, ubu bintu nibyo. Urana ndi kubyiyumvisha neza. Ntibishoboka na gato. Ariko ubu ngubu ntanjye ubu ngubu. Ndashaka icyo mukorera ku buryo burandi kumva nanamusohora muri iyi nzu buriya. Ako se ubundi wamusohora muri iyi nzu akagenda akamvira mu rugo. Akugira ngo nzarinde ngira ibibazo. Kambyitondeshe menye neza kuko ibi bintu ntibishoboka na gato. Tumanze byitondere neza mbimenye aho byatangiriye, ukuntu byifashe n'ababirimo abaribo. Bimenye neza. Imyaka zigera kuri ngahe zose tubana turara mu buriri bumwe. Nigute ashaka kunyica kano kanya? Gusa arandambiwe koko. Oya ibintu ntibishoboka. Ntabishoboka rwose. Gusa yabitekereje ute koko? Ariko ubu ngiye kuneka neza mbimenye neza, menye n'abandi bo wenda wasanga abana birimo rwose. Ngomba kuneka neza nakamenya amakuru ku buryo nzamenya aho byatangiriye, ukuntu babitekereje n'abantu bafatanyije bose kugira ibintu byose babikore. Oya ngiye ibi byose nambyumva. Oya okay. Wagiye hehe kagiye atambye ibyo turi bukeye? Ese ubu mama arengeye he kandi aka kanya we buriya agiye ambwiye iki koko? Karekezi yego Kareke, ese uriya we ko mbona ari kunyonyomba agiye hehe ubu ngubu? Saba abantu bo muri uru rugo basigaye bameze bate? N'ubu ari igihe mba namuhamagara ngo duhurire hano buriya ari hehe? Reba isaha yose irashizemo. Mabuja umeze ute? Mabuja mbabarire none uko uyu munsi ntabwo nshaka ibitutsi, nshaka gahunda zumvikana. Reba igihe twapangiye gahunda zumvikana kuvuge. Njyewe nari narabuze plan neza, none njyewe nari ngiye kwicurira. Urangije uzana n'iby'umugabo wawe. Umugabo wawe ukuntu atinyitse urabizi, warabivuze noneho mpita n'umutwe. Tuvuge ko utabishobora. Nafashe umwanya wo gutekereza ujya ntago nabiranye. Adibowa ntago byananiye nuko haje mutuntu. Nakuzi kwiriya mbunda nakiri ku marembo. Oya reba amafaranga yanjye yose naguhaye. Okay, ubu ngubu noneho nizera omega mwizezi iki? Reba umuntu utagira n'akaguru yakunaniye kumwica. Oya ntabwo yananiwe. Umbwire nshaka undi muntu mereza akazi. Oya please amafaranga wampaye ntabwo nayabona kuko amwe narayakoresheje. Wehuma akazi gahunda mite nzirangiye. Iyo nshaka abandi bantu bazobereye akazi waragiye kuko wowe umbwira ati umugabo wawe ni gute twamwe. Urire ko tugomba kugira ntabwo nzaguherekeza ngo mwice gute. Wowe umbwira ati tayari mugomba kumwica. Ugomba kubirangiza nyine nkuko waje ushaka kumwica. Oya manzi ngo mabuja sibyo. Weho panga urebe umunsi azaviwe hano iwe sibyo. None akimara kugera uzamamagare ku phone uvuga ati anyuze hano ga nzahita murangiza kuko nabwo ntago nashaka hano inzira zose aranyuzuramo. Wowe barizambabari banifitiye ibibazo bimagije kunye akazi naguha kuri pegeho aka kazi mwijeje ko nzahita ngakora muri mavi numara na mbere hose ni kwajya gumbura wiyemeye wigize wadanje n'ibinete ubundi tayari ahubwo unyibukije n'uturinete twawe. Icyo nicyo umaze cyonyine. Umuntu abagomba kugenda ari tayari gucya nta n'umuntu wamenya. Suzi ko mfite na mask sigiye nita ako kanya. Ahubwo mbwira gato umugabo wawe ugiye dugomba kumwica kandi ku buryo nankurikiye. None se watekereza ngo ugiye kwica umugabo? Ibyo ntabwo bikureba. Ikikora sa amafaranga sinakwishyuye neza. Ntabwo bikureba. Tayari wowe ntubona diri uzahita ubirite. Ugomba kumwica bizagaragara nkaho ari nk'abandi yamwakatse cyangwa nyine ni ukumukorera igitero. Noneho wowe tuzakora naramuka avuye hano mu rugo ibintu byawe byo kudafata telefone ari ndakwiyamye umenye kubitsa amafaranga yawe cyangwa ari wowe nzakurikiza. Mabuja nzabikurikirana kandi neza cyane diri zatanga. Nzaguhamagara nimba ibyo yigize none kamfate na video
umva amarikodinge na videwo byose birimo. Yigendeye rero. sawa ariko se mana yanjye uriya mwana wanjye ndamukumbuye ni ukuri kw'Imana. Ubu si koko ndabigenza nte koko mana, umwuzukuru wanjye ndamukumbuye cyane rwose, nubwo namwirukanye ndi kumubwira ngo nagenda ariko ndamushaka. Dore Karekezi nawe simuherutse, ndaza kuja kureba Karekezi mubwire ampamagarire nyina mumbarize niba bari kumwe rwose, amumbwirire ko ndi kumushaka cyane. Ubu ngiye kureba Karekezi amumpamagarire, kanze ndeba kandi gatenge mu nzu maze nje kumureba rwose. Ariko se ubu wari waragiye he wacana waho nahereye ndagushaka koko, ngahamagara nyoko hirya no hino ngakunyoherereza. Mukecuru tunguzi ngo wari uzambona garuka iyi mvura uyinyuze he si buriya koko, ngaho injira ava mu mvura reka kubura nyayo. None se ubu wacana we umaze iminsi hehe koko, wabaga he? mukecuru wowe ntabyo uzi nabungaga umuti wose nenda nazimaze. None si ntabwo wigeze uja kwa nyoko ahubwo wagiye kukibungamo mu mujyi. None umeze gutyo dore inda yafatanye n'umugo akirarya akagasheke uhekenye n'aka kajumba, dore nibwo nari ngiye ngahekenyagira vuba vuba, dore inzara yenda uzi ko nahamagaye nyoko akambwira ngo ntabwo wigeze umubona. mukecuru icyumba cyanjye ariko nawe wakiziritse bamahene ukabutana gikuru. None ko nari narakubuze nari kubigenza ute ko isuku yikora ari uko uri aha ngaha ukahakubura, si none ubu nahakubura n'uwo mugongo mba nk'ufite wa mwana. None se urarisha igisheke n'ikijumba kandi ibyo bintu byo banza urye kimwe ikindi urakirya mu kanya. Ngaho ibyo bireke rero, ngiye kugutuma uzaje kundebera Karekezi. ngende Uzaje kundebera Karekezi ngiye kumugutuma haba ntuhazi. mukecuru haba ndahazi ngenda hazi. Umva nyine uzagenda ugere kwa wa mukecuru hahandi hirya, ndaza kuguha nimero ze yazinyandikiye ku gapapuro, ako gapapuro ndaza kugashaka nkaguha uzakajyana. Nugera kwa wa mukecuru uzamutire telefone umuhamagare. Ubeje ugomba kugenda rero ukazagenda ejo mu gitondo kare, uzinduke mu gitondo kare uzagenda uje kumureba. ubwo ngubwo nzagenda ejo mu gitondo. Ejo mu gitondo urazinduka ujye kumureba. mukecuru wanshaka amafaranga n'ugateka. Dore nyine ngiye guteka, nari nguze utujumba, ngiye gushaka agasafuriya nteke maze wicaye. ibijumba nongera nje n'ibindi bijumba. none ndateka. None ko nta mafaranga mfite ngo nje kugura uturayi, si yewe mwana we. Karekezi ayo yari yaransigiye ko nayakoresheje, waragiye ntagutegereza nkakubura. Karekezi nagufataga nawe umuntu utagazaga ngo gufata neza, yarampahiye ampahira ibintu byose, mpaha n'akaboga nk'agasupu nawe n'agasupu. yakuburiye ari uko mvuye mwawe n'urugo ngiye. Si uburara bwawe ko ikindi cana bakibwiraga ati mvira aha ngaha kikaba no hafi y'urugo, si ukagenda ahubwo wowe ukaja mu mijyi kwirirwa urakibunga muri kuba n'igisambo wa mwana. ko ngiye nabi nanjye. Oya ni ukuri rwose ntabwo nzogera nkubonye nari ngukeneye. Gusa mama we koko yagiye arahera koko amasaha yose, ubazi ko biri bugende gutya. Emeze neza papa. Utameze neza byagenze bite? Nta kibazo. None se amatiku maze iminsi ndi kumva nyuko urayazi? Amatiku? Amatiku? Nzi pe. None se ubwo nawe ntabwo birimo ra? Oya, ni ibiki se ahubwo? Mbere kubwo ndashaka amakuru neza. Ndaza gushaka amakuru neza ubwo ushobora wenda kuba wowe utabizi. Nawe rwose nawe asigaye ansetse. Matiku se ariko buriya nyine yabragaga yashakaga kumva icyo ndi buvuge. Matiku se papa ego rantunguye rwose. Yewe kampfe guteka zino mboga wenda zirashari kuzana ibindi. Asigaye agenda atavuze ntawamenya. Byaciyemo ra Karekezi. Salama dibu. Byagenze Namahoro. utagiye gusa. Umva se mubwiye. Sinakubwiye ni igisubizo nzakiza. Eh. Igisubizo nakiza. Umva mubwiye.
ntabizanye ariko reka nkubwire wa mwana w'ibintu mba ndi kukwereka numvamo tuzabomorana aga ndi kujya tuyatuzuzanye tuzayabwira umugabo yewe ntabizanye amakuru yose nayazana ibyo yigize uzi ko ari byo we singibi reba ari kuganira n'uriya ariko uzi ko ari wa mukuru wawe ari muri ba bandi bantangiye ubundi ariko reka mubwire hano ndi ntago ari iwacu weho ni iwanyu numvamo ntabwo nakuvamo numvamo nanjye nzaguha uburozi upfe imite nkene nanjye tugiye guhuza aya makuru turangize duhite tubibwira umugabo arayandi ufite se iyi vugije ukuri menshi ese mwana bwira reka mubwire urukumva twe ibintu tugiye gukora urukumva tugiye guhuza amakuru yose ibimenyetso ariko rero ngira akantu nyemerera wenda kubera ko ni kugufasha buriya urebye amakuru maze kumpa iyi minsi tugiye n'ijye kuvuga igihe wumve wegereye akantu siwumva noneho ndayashakana cyane rwose niho utabura amafaranga wakora mu mufuka w'ishati ukama wenda basi kofi nari misize hariya ku ntebe nkubwire pe n'ukuri ngiye kukwisabira ikintu kimwe ufite ikibazo kuramba igihumbi unyongereye igihumbi ukanguza igihumbi ejo bundi nzaja kwa mukecuru nkibonera agatike hari ikibazo nta kibazo tugende nkiguhe nta kibazo ndakiguha siwumva ibintu wabitekerejeho kuko ubona ko bizarangira neza uko byagenda kose sinzi niba bizarangira neza cyangwa nabi gusa umwanzuro narawuvuga mama Diane rero ibi byo rwose numva nta kintu nagufashamo nta kintu nakubwira rwose nta nama nakugira ibi ngibi byo rwose uzaga wifasha kuko ingaruka zose ugomba kuzazirengera kuko ibyo ntacyo nagufasha none se nagenza ubundi imyanzuro narangije kuyifata ubwo nyine bizavamo nzabyirengera nabigenza neza umva rumwe na Diane ndumva ubitekerejeho biriya bintu wabireka nabireka gute se n'andi mahitamo mfite agomba umva naransuriye waryaga ibiki